hari ibyago rero umwuka w'Imana mishuriye Satani ateza abantu bigeze muri 8 ni Imana ifashe wenda nze kuvuga wenda nka 6 cyangwa se nka 7 cyangwa se bivuge byose. Ubu tubana n'ibyago, abantu batuye mu isi babana n'ibyago batabizi. Icyago cya mbere umwuka w'Imana yamishuriye, Satani afite gahunda yo guteza ikintu cyitwa icyaka cy'ibyaha mu isi. Abantu aho gukumbura Imana, gukumbura urusengero, gukumbura inzu y'Imana, bakumbuye mu isi, bakumbuye ibyaha. Cyo ni icyago cya mbere Satani amenye mu isi: gukumbura ibyaha, gukumbura gusomana, gukumbura gusambana, gukumbura icyago. Icyo ni icyago kirimo ibyago byinshi. Yemwe bantu munkurikiye, Imana ikurinde ibi byago. Ubundi bavuga ibyago abantu bajya ngo nugupfusha. Oya, mu buryo bwo mu mwuka hari ibyago Satani yagabye ku isi. Icyago cya mbere ni ugukumbura ibyaha, agatima kagahora karehareha. Vayo, kuko uko ugenda ukumbura ibyaha niko Satani agenda gucomora mu rukundo rwa Kristo, agenda kukurubana akujyana mu rwobo rwo kurimbuka. Mwihangano kuri kuraryana, ariko abantu bakwiye kumva ukuri, kuko kuri ntacyo gutwara abantu. Icyago cya kabiri ni icyago cyitwa urwango. Isi Satani yayigabyemo ikintu cyitwa icyago cyitwa urwango, aho umuntu yangana, akangana n'umwana we, umuntu akangana n'umudamu yashatse cyangwa umutware washatse, umuntu akangana na bosi wawe. Icyo ni icyago. Iki cyago kigucomora ku rukundo rwa Kristo. Ntabwo waba ukunda Kristo ngo ugire urwango rungana gutyo. Yesu aravuga ngo nk'uko data yankunze, namwe murasabwa kuba ariko munkunda. Ariko ni gute wakunda Kristo ufite urwango rungana gutyo? Uyu munsi abantu baranganye ku buryo umuntu umuntu atambutse unavuga ati nahacisha umuriro. Wavuga umuntu ukumura kwanga wowe muvuga, sishaka no kumwumva mu matwi. Icyago cyitwa urwango cyishe isi, cyishe abantu, cyishe itorero, cyishe umurimo w'Imana. Abantu barashaka ko tubabwira ngo ibitangaza, ariko ibitangaza utabanje kumenya ukuri gute. Ibi byago bimenye neza, ubimenye ubyirinde. Iki ni icya kabiri cyitwa ni kibi cyane. Cyane no gukumbura ibyaha, abantu bakana umutima urehareha. Icya kabiri ni urwango ruragatsindwa. Ibyo ni ibyago. Ni ibyago Satani akujugunyamo, akakujugunya akagenda gukurura, akuvana mu rukundo rwa Kristo, akujyana mu rwobo rwo kurimbuka, yitegura kukunaga mu rwobo ngo uzarimbuke, uzarimbukane na Satani, kuko Satani azarimbuka. Umva nkubwire, mvuye gusenga uyu munsi, naciye n'ahantu henshi hatandukanye, ariko mva nkubwire, wirinde Satani ntakujugunye mu rwobo rwo kurimbuka. Icyago cya gatatu nacyo ni kibi, ni icyago cyitwa ishyari. Gukumbura ibyaha, urwango, ishyari. Satani uburyo tekinike yo kugucomora kuri Kristo, akuvana mu rukundo rwa Kristo, ahari urukundo katereka umudayimoni w'ishyari. Wabona umuntu uririmba ataririmba nabi, wabona umuntu abwiriza atabwiriza nabi, wabona umuntu yubaka ati yari nziza nuko ihengamye. Mbese
umuntu ufite ishyari ntashobora kugira ikintu na kimwe, ntiyaba mu rukundo rwa Kristo, kuko iyo muri wowe hinjiyemo ishyari, Kristo arigendera. Bimwe mu bintu byimura Kristo mu mutima w'umuntu. Ese Kristo abahe? Kristo mwibwira ko aba mu nsengero mubamo cyangwa mu nzu zanyu? Kristo aba mu mutima. Iyo umutima wawe urimo ishyari n'ubugome, ntabwo Kristo ashobora kuba muri wowe. Kristo kandi aba mu muntu ufite urukundo. Wagumanye nande? Ninde wagumanye nawe? Ibyago bikomeye biteye ubwoba ku isi ni uburyo abantu Satani bamenyemo ikintu cyitwa ishyari, bikaye bateye kwibagirwa Imana. Ni ibyago bikomeye, isi biteye ubwoba. Isi ifite ibyago bikomeye, kuko aho gukumbura Imana ikumbuye ibyaha. Isi ifite ibyago. Mbega ibyago we, ni ibyago bikomeye. Abantu bakwiye gusenga cyane, bagasenga cyane, kuko Satani ari ufite imyambi myinshi ari kurashisha abantu kugira ngo bagume mu byaha, bicomokore mu rukundo rwa Kristo, hanyuma Satani abangize. Kuko iyo wamaze gutakaza indangagaciro za Gikristo, wamaze gutakaza ubushuti bwawe n'Imana, uba warundutse. Icyago cya kane ni icyago cyitwa kutanyurwa. Mwari muzi ko kutanyurwa ari icyago Satani azana mu bantu? Uyu munsi umuntu ajya gusambana, akajya gutega kubera kutanyurwa. Uyu munsi umuntu ariba akiba na Rwanda Revenue kubera kutanyurwa. Uyu munsi umuntu ariba akiba n'amaturo mu rusengero kubera kutanyurwa. Uyu munsi umuntu ariba akiba n'icyacumi kubera kutanyurwa. Uyu munsi umuntu ariba akiba, wamuha n'akazi naho muha akazi kubera kutanyurwa akiba. Nigezemo umuntu akazi, abatura icyuma nari mfite abarakijyanye. Ndashima Imana ko mfite abakozi b'abana beza bakijwe bubaha Imana. Kutanyurwa biragatsindwa. Nimba hari ibintu bishobora kugucomora mu rukundo rwa Kristo, ni ukutanyurwa. Abantu ntabwo bari kunyurwa, nubwo mushaka ko tubyina igisirimba tujya mu mwuka, ariko turajya mu mwuka gute abantu batanyurwa? Uburyo isengero zuzuye abantu, yaba ari abantu banyurwaga, abantu bagira amahoro. Ariko Satani yabacomokuye mu rukundo rwa Kristo, abanagamo icyago cyitwa kutanyurwa. Kutanyurwa ni icyago gikomeye. Ibi byago Imana ibikurinde. Imana ikwenda ibyago. Mugumane na Kristo. Uricomora kuri Kristo, uricomeka kuri Satani, Satani arakujyana ikuzimu. Iyo wicomoye kuri Kristo, wicomeka kuri Satani. Icyago cyo kutanyurwa gituma abantu bangana, gituma abantu bahigana, gituma abantu bagambana, gituma abantu bajyana amashyari, gituma abantu bicana, gituma kutanyurwa kuragatsindwa. Iki ni icyago gikomeye cyane. Imana igushoboze ukiveho. Ibi byago nubyumva ko ngusanga urafite, utangiye wicomore muri ibi byago. Kuko ni ibyago bikura, bikagukuraho ubwiza, bikagukuraho umwuka wera, bikagukuraho ubumuntu, ugasigara ugenda wari kuba warapfuye mu buryo bw'umwuka, warabaye igicamuke. Uracyanyurwa. Uyu munsi umwenda wambaye urakunyurwa. Ubu niyambariye kano gashati, njye numva nyuzwe nako. Ushaka kuza ukavuga ati ariko ko yaje kubizamba agashati, nako nabonye umunsi kandi karanyuze. Cyago cyo kutanyurwa. Kutanyurwa gutumye abantu bashaka kwisumbukuruza, ugashaka umuntu kugira ngo umuntu, ugashaka kuba mu rwego utarimo, ugashaka kwitira izina udafite, ugashaka kuba mu kwisumbukuruza, ugashaka ugatira inkweto, ukambara ibihenzo, ngo urukubemeza muri marete harimo imiswari ibimwira gusa nta n'igihumbi kirimo, uri kugenda wayura. Kutanyurwa, gushaka kugira ngo ugaragare neza kandi utari kumeze. Iki ni icyago. Iki cyago ni kibi cyane, kigucomora mu rukundo rwa Kristo, ugasigara upanga uburyo uzakora amafuti kandi ntuzigera uhaga, kubera ko Kristo
niwe uduha kunyurwa. Haleluya, Imana ishimwe. Kristo niwe uduha kunyurwa. Dodo niwe, ninde muntu watanga waho umuntu kunyurwa? Ninde? Ni Kristo wenyine niwe uha umuntu kunyurwa. Icyago cya gatanu ni icyago cyitwa umururumba. Umururumba ubundi no kutanyurwa ni ibintu bimwe, ariko abantu batabasha kumenya. Kutanyurwa nibyo bitiza umururumba. Umururumba ubundi ni ugushyira mu bikorwa icyo utekereza. Kutanyurwa nko ushobora no guhora upanga, ariko umururumba uragatsindwa n'Imana. Baranakugaburira nuhaga, baguha n'akazi niwemera, bashaka guha akazi uhembwa miliyoni, tujya tumva abantu bafunze. Urana umururumba ni icyago cyitwa umururumba. Icyago cyitwa umururumba rero se, usibye ko wicumura ko Satani, cyo kinica n'izina. Nagize ihishurirwa rikomeye. Nabwiye Imana ngo Mana, ukomeze nkuze ko ikara ryakakumwa, kandi ukomeze nkure ku maso mbashe kubona, kuko Yesu atadukoze ku maso ntacyo twabona tuvuga. Ntukirate ibintu by'Imana, nta buhanga. Iyo uzanye mu buhanga ntibyemera. Ni Yesu wenyine ukuha icyo kuvuga. Ataguha icyo kuvuga urabomborana ukavuga ibitabaho. Umururumba uragatsindwa. Usiko umururumba umuntu wamuhemba miliyoni bakayimuha, yabona n'ibihumbi 100 akabyiba. Umururumba wica izina. Mu gitabo mu mateka y'u Rwanda hari umugabo bita Ngunda. Abantu bajya bajyaga bamwiga, ariko baracyamwiga Ngunda. Ngunda ashushanywa n'ikintu cyitwa umururumba. Ngunda ngo hari aho yageze agasaba ko ajya gusogongera inzoga z'abandi, asogongeye karazimara. Barabase Ngunda kumeze neza, habaye ati ariko wanyemere ko umururumba kutanyurwa n'utwo ubonye, aho gashaka gufata n'ibitakureba no gufata n'iby'abandi no kwiha ibitari ibyawe. Umururumba ni icyago Satani yateye mu isi. Niyo mpamvu ubona abantu imitima yabo ihagaze kubera umururumba. Niba kwicaze mu mafaranga, umururumba urakwica. Niba kwicaze mu rusengero, niba kwicaza ahariho hose, umururumba ni mubi. Icyo ni icyago cya gatanu gikomeye. Icyago cya gatandatu ni icyago cyitwa kwifuriza inabi abantu. Ni icyago kandi cyitwa mu buryo bw'uka, ni icyago cy'ubwicanyi bwo mu mutima. Abantu baricana mu mutima. Icyago cy'ubugome bwo mu mutima, kwifuriza inabi mugenzi wawe. Icyo ni icyago Satani yateje mu isi. Ni icya gatandatu kiyogoje isi, kiyogoje umurimo w'Imana, kiyogoje ababyeyi, kiyogoje itorero, kiyogoje abamotari, kiyogoje abashoferi, kiyogoje abagabo, kiyogoje abakobwa. Uyu munsi uragira fiyanse, wamwereka mukuru wawe agahita kuhereza agatwe k'injangwe. Kwifuriza mugenzi wawe inabi ni icyago Satani yazanye mu bantu, cyitwa ubugome bwo mu mutima. Iyo umuntu afite ubugome bwo mu mutima, yifuriza mugenzi we inabi. Kwifuriza mugenzi wawe inabi bituruka ku bugome bwo mu mutima. Ufite umutima mwiza ntiwamwifuriza inabi, wamwifuriza ibyiza. Iyo ufite umutima mubi w'ubugome, wifuriza mugenzi wawe inabi. Icyo ni icyago cya gatandatu. Umwuka w'Imana yambwiye ngo umuntu uzi ubwenge asaba Imana imbaraga, asaba Imana amahoro mu mutima, kandi yifurize abantu ibyiza. Kwifurizanya ibintu bibi. Iyo uvuze ngo uzica umuntu, uba umwishe. Iyo uvuze ngo uriya muntu aragapfa umutima, burya uba umwishe. Iyo uvuze ngo arakaruha, burya uba umuteje kuruha. Uburozi bubi nibyo twatura mu kanwa kacu. Umaze kwatura bingahe inshuti yanjye? Ubyatura. Uza abantu bahoberana baryaryana, uza abantu bahoberana bari kugambana. Kwifuriza mugenzi wawe inabi bibyara kurogana, bibyara ubugambanyi, bibyara ubushozi, bibyara amatiku, biturutse mu bugome bwo mu mutima. Icyo ni icyago Satani yazanye ku isi kandi gikomeye, kirimo kirangiza isi. Uyu munsi iyo uteye imbere uri umucuruzi,
niko bagucukurira urwobo. Uyu munsi iyo uzamutse uri umunyabwenge niko bagucukurira urwobo. Uyu munsi iyo uzamutse uri umuyobozi ufite ubwenge niko harimo bagucukurira urwobo. Uyu munsi iyo uzamutse uri umuhanuzi niko habazamo bagucukurira urwobo, kubera ko abantu benshi bafite ubugome bwo mu mutima. Yesu yambwiye ngo mbwire abantu ngo ibyo bintu babyiyambuye, ibyo byago babyivuje, kubyivuza kari kuguma mu rukundo rwa Kristo, ukaba ngo Kristo ngwino utera umutima wanjye umme kwifuriza abantu ineza, wakifurije umugenzi wawe ineza. Uyu munsi umuntu akora mariage bakamuzinga ku munsi w'ubukwe, aho haricara ku munsi w'ubukwe basabye, ugasanga bahateguye bahateze amarozi, ni hatari. Uyu munsi umuntu ava kwiga, yava kwiga abaza kukwakira ku kibuga bakaza shaho babuzanye, ubugome bwo mu mutima buragwiriye. Uyu munsi ujya muri misiyo ugasiga abana n'umugore, ugasanga umugore bamuhoroze bamurangije, ugasanga bamuhinduye indembe, ubugome bwo mu mutima burisha isi. Uyu munsi yemwe torero ry'Imana, kandi ikintu kibabaje Imana nuko aba bantu bose bajya mu nsengero. Mwami, ubuyobozi bufite akazi gakomeye kabisa. Itorero, aba bantu bose barajya mu nsengero. Ubugome bwo mu mutima buturanye no kutanyurwa, buturanye n'umururumba, hanyuma uwo muntu akifuriza mugenzi we ikibi, kwifuriza mugenzi wawe inabi, ikibi. Uba wicomokoye ku rukundo rwa Kristo, wicometse kuri Satani, muzarimbukana. Uyu munsi umuntu ahaguruka ngo agiye guhemba. Uyu munsi iyo abantu bavuze ngo bazajya guhemba umuntu afata yita tukajya gusenga, kuko ntago bizi abaje guhemba nimba baje guhemba. Baza guhemba bakazana n'imiti n'abatongera n'abaroka, kwifurizanya, kwifuriza mugenzi wawe ikibi. Mana utabara abantu bawe. Uyu munsi impamvu ubona abantu benshi bakora ibintu byose bikanga, ugasanga abantu baracuruza bikanga, ugasanga abantu baharize amashuri byaranze, ibintu byose baraparapara biranga, nuko haje mu kwifurizanya ikibi. Reka mbabwire uburozi mw'abantu mwe, uburozi ntago ari ubutamikano gusa, uburozi bw'amagambo nabwo ni bubi. Umwami Yesu yambwiye ngo uburozi bwo kwifuriza mugenzi wawe ni bubi. Kwifuriza umugenzi wawe ikibi ni uburozi bubi. Ntabwo mugenzo yatera imbere umwifuriza ikibindi bishoboka, ahora ajya hasi, kuko uwo mwuka uri gusohora Satani araza akawushigikira. Uwo mwuka mubi ufite wo kwifuriza mugenzo wawe ikibi, Satani araza akawushigikira. Nta mwuka w'Imana uburimo, uwo mwuka ni wa Satani. Uwo mwuka wo kwifuriza mugenzo wawe ikibi ni wa Satani. Uwo mwuka mubi wirukane, kuko Satani nta kindi ashinzwe no kwica no kurimbura. Iyo umutima wawe watangiye kwifuriza mugenzi wawe ikibi, uzajya kubona uri mugenzi wawe ari kwaguka. Nakubwire ko yahembwe, nakubwire ko bamuzamuye. Uyu munsi umuntu ajya gushima Imana, umuntu yavuga umushahara ahembwa, abantu agatera bati Mwami umurindi uyu munsi ntibamukuremo umwuka. Uyu munsi umuntu bamuzamura mu ntera, bavuga ati umuntu yabaye koroneri kanaka, yabaye afande kanaka, yabaye umuntu ukomeye, yazamutse. Yo nibwo intambara zitangiye, hakugira ngo abantu bishimire ko yazamutse, ahubwo bakamwifuriza ibibi. Ireba imitego nawe ho nkurikiye uri mu Rwanda nayo. Iyi mitego urwana nayo kera wari uyizi. Impamvu uri kurwana nayo, ntabwo aba bantu bavuye mu kuzimu, n'abantu bariho ariko Satani ari gukoresha, kandi bahaye Satani urwaho, bimuye Kristo mu mitima yabo bashyiramo Satani. Reka nkubwire, iki cyago nutagisura mutima wawe kizagukura ku bantu, kizagukura ku Mana, kandi kizakwicira izina. Icyago cyo kwifuriza mugenzi wawe kibi ni icyago kibi cyane. Isi ifite ibibazo, ibihugu bifite ibibazo, amatorero afite ibibazo, mw'isi isi ifite ibibazo, ibihugu bifite ibibazo. Igihugu kimwe gitera imbere, ikindi gahita ati umva sha, bagahita batangira kwifuriza
ikibi kiri igihugu mupfa gutera imbere yo ni ikibazo ariko mbabwire Imana ishyigikira abayizeye Imana ishyigikira abayubaha Imana ishyigikira abakunzi bayo upfa kuba uri mu rukundo rwa Kristo ntibizabuza Imana gukorana nawe ibitangaza ntibizabuza Imana kukugeza ku mugambi w'Imana. Icya karindwi umwuka w'Imana yambwiye kirakomeye kintu cyoroshye kirakomeye. Icyago cya karindwi gikomeye ni icyago Satani yateje mu isi cyitwa ubusambanyi. Ubusambanyi mwakuze buriho ariko ubu ngubu bureze. Nimutaba amaso n'abana b'imyaka 12 barajya basambana n'abana b'7 basambane. Ubusambanyi bureze ni icyago ikuzimu bateje mu isi, ni icyago Satani yateje mu isi. Icyo ni icyago cya karindwi kiragatsindwa n'Imana. Yo ubusambanyi buri mu madini, ubusambanyi buri ahantu hose, mu mihanda, mu maroji, mu bubari, ahantu hose ubusambanyi bureze. Hano imbere abantu bagiye kuzajya bashaka umugeni bamuburi, ushaka umugabo muburi. Ubusambanyi icyo ni icyago Satani yateje mu isi kugira ngo isi ihinduke icuraburindi, bihinduke nk'isodomu na Gomora. Niyo mpamvu ubusambanyi bwazamutse bukarenga, ubusambanyi bukazamuka bukaba n'ubutinganyi kubera icyago. Bantu barasambana ntibanga ku bagabo, abagore ku bagore. Yemwe bantu babera amaso umurimo w'Imana mu nzego zitandukanye, mu byo mukwiye kurwanya umwuka w'Imana y'amishuri ni murwanya icyago cyitwa ubusambanyi. Usibye n'indwara zirimo yo ni icyaha kibi, ni icyaha cyica, ni icyaha kibi kibabaza Imana. Icyaha cy'ubusambanyi ni icyago ikuzimu bakoze inama baravuga ngo iki cyago bagomba kugitereza mu isi. Abaririmba indirimbo zizajya zikundwa ni zirimo n'indirimbo itarimo kwambara ubusa, itarimo amajeste agaragaza ubusambanyi ntizakundwa, ntuzakomera. Satani afite udutekinike twinshi ari gukoresha ku isi, kuko nimba uririmbye indirimbo umukobwa kujya hejuru, we musore ukajya hejuru y'umukobwa, iyo ndirimbo isobanuriye ubusobanuro bwayo ni ubuhe? Urimo uramamaza cya cyago Satani guteza mu isi. Nimba ugiye gusenga wambaye akajipo kagera aha ngaha, uri muri korari, uri umurokore, ugiye kwambara akajipo kagera aha ngaha, amaguru ari hanze, ibiro biri hanze, ijipo irasatuye, ngo urabwiriza, icyago cyarakwinjiranye. Hari tekinike nyinshi ikuzimu bari gukoresha kugira ngo iki cyago cy'ubusambanyi cyogere gikwire mu isi. Kandi harimo ibyorezo byinshi bihisha muri iki cyago, byinshi bindi bitarahishurwa Satani ashaka kuzanaga mu cyago cy'ubusambanyi, ngo sida, hirya sida n'ibindi byorezo bihari bizazamukira mu busambanyi. Abafata ingamba mufata ingamba. Tuzarera hehe? Abana barakurira hehe? Abasenga musenge. Icyo ni icyago kibi. Iki cyago Satani ari gushakisha uburyo ibintu byo gusenga biba bike mu isi, hanyuma hakaba ikintu cyitwa umudamararo, ikigare, kuba muri buwate, gusinda, kubyina, kurara mu mihanda, kurara mu bubari, abantu bagakunda iby'isi, aho gusengera hakabura, kubana n'Imana hakabura, kwinginga Imana bikabura. Satani akangiza urubyiruko n'abakuze bose akabangiza. Mu minsi iri hano imbere icyago cyitwa ubusambanyi kizaba gikomeye ku isi, gikomeye ku isi, kandi kuzakivamo bizagorana.
satani ni icyago yazanye ku isi, si mu gihugu cy'u Rwanda gusa, ni ku isi hose. Ndabizi ko ari abadiaspora dukurikiye, nimba ubirimo umenye ko iyo apeti ufite irakujyana mu mwobo. Kugira ngo utsinde iki cyago ni amahitamo yawe, nta muntu uzaguhanurira. Ni amahitamo yawe, kugira amahitamo meza byonyine. Ukavuga ngo ubusambanyi ndaburetse, uzatsinda iki cyago. Icyago cya 8 nkasenga. Icyago cya 8 ni icyago gikomeye cyane, nacyo ni cyoroshye, nacyo ni cyoroshye, nacyo ni cyoroshye. Ni icyago satani yanaze mu isi cyo kwanga Imana, kwanga umwuka wera, kwanga Imana, kwanga umwuka wera. Isi, amatorero, insengero, hagiye kubaho kurwanya umwuka wera, kuko umwuka wera niwo wonyine Imana ikoresha irwanya ibibi mu bantu. Hagiye kubaho amatorero adafite umwuka wera. Amatorero afite umwuka wera agiye guhura n'ibibazo bikomeye mu isi. Hazasigara abahushi, hazasigara abandi bakwita ibitambaro bakagwa, ariko abafite umwuka wera mugiye guhura n'ingorane zikomeye. Ariko Yesu yamwe ngo nimusenga cyane, mugahaguruka mugasenga, mugahaguruka mugasenga, iki cyago cyo kwanga umwuka wera, cyo kwanga abasenga, kiratsindwa vuba ahangaha. Haleluya! Elita kosika. Nimuhaguruka mugasenga, abanyamasengesho mugasenga, abinginzi mugasenga, itorero ry'Imana mugasenga, iki cyago kirarangira vuba. Ariko nimurangara gatoya, ntawe urajya utandukanya umunyamasengesho n'umupagani. Hano imbere nimurangara gato twese turabadusa.